Amazina yanjye nitwa Ndahiro Valens Papy, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana. Ikindi ndi umukristo w'itorero rya Pentecote mu Rwanda Adepr, niryo nakuriyemo. Nshimye Imana ko ikintije kuba ndi muri uyu mubiri, kuko hari igihe kizagera mbe ntakiri muri uyu mubiri. Urakoze cyane, nagira ngo sinzi uri umukristo, ariko nagira ngo twongereho ikindi twabonye kuri uyu munsi tutari tuzi. Twagusanze muri korali, by'umwihariko uri umuyobozi muri iyo korali. Tugira ngo tubwire titire yawe muri korali. Nibyo nabikubwiye, ndi umukristo w'itorero rya Pentecote mu Rwanda Adepr, paruwasi ya Gihogwe, umudugudu wa Gihogwe. By'umwihariko nkaba ndi n'umuririmbyi muri korali Gehovanis, nkaba ndi na perezida w'iyo korali Gehovanis. Murakoze cyane, nagira ngo umunsi tugiye kuganira na perezida wa korali Gehovanis, ariko abantu benshi bakuzi mu itangazamakuru. Ngira ngo urebe ukuntu waduhuriza, uko uhuza umurimo wawe usanzwe n'umurimo w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushake nimukore imirimo myiza y'umumaro mu gihe cya none, ngo mukore mu gihe cyo gukora, butari bwira imirimo ngo ibe itagikorwa. Mu buzima busanzwe mfite akazi nkora kantunze n'umuryango kambeshejeho, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakarye. Udakora ntakagira ate? Ntakarye. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo kandi dutere ikirenge mu cy'abatubanjirije. N'abatubanjirije n'intumwa za Yesu nazo zagiraga igihe cyo kujya kwigisha bakabwiriza, ariko bakagira igihe cyo gukora, kuko udakora ntakarye. Buriya njye natangazwa cyane n'abantu bashobora gufata iminsi yabo yose bakayimara mu kazi nako mu masengesho. Gusenga ni byiza, gusenga bigira umumaro, gusembura bihembura imitima, gusenga byose tubikora mu gusenga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ahandi bakatubwira ngo nimutange icya-10 n'amaturo, ngo nibwo imigisha yanyu izagomororwa, kandi icya-10 gishyitse. Icyo cya-10 rero nta handi kiva muri cya gihe wakoze. Niba wakoze Uwiteka agaguhera umugisha muri ako kazi, ugomba gutanga icyo cya-10. Niyo mpamvu utagomba kujya gusenga iminsi yose, kuko icyo cya-10 ntabwo uzagitanga ugikuye muri ayo masengesho wasenze. Urakoze cyane, ngira ngo ndumva wabamo n'umubwiriza mwiza. Ubundi turi abavugabutumwa b'ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo. Icya kabiri, ibyo dukora tugomba kwera imbuto uko byakabaye bigenda kose. Kwera imbuto nta kindi. Niba uhagaze ku ruhimbi uririmba, uba uri icyitegererezo cy'abakristo bakureberaho. Iyo ugiye hanze rero ukaba umukristo wo mu rusengero gusa, hanze ntiwera imbuto, nicyo cya gihe uzasanga utukisha izina ry'Imana, ugasanga hari ijambo rivuga ngo nuko rero mwera imbuto zikwiriye abihane. Nimba ntakwereye imbuto ugasanga hanze ni wa munyamakuru Papy, ari ku ruhimbi ni umuririmbyi, ubundi se agakiza ke kari Papy w'umusinzi w'umusambanyi w'ibitindi gasa ni byose. Teshati nanjye gusa nimba ari kari agakiza ntaho najye, ariko nimba nkwereye imbuto ukavuga shazi ko burya Papy koko akijijwe, icyo cyonyine hari abazaba banshibutseho kubw'imbuto neza. Niyo mpamvu umuvugabutumwa ataruri ujya hari imbere ngo haleluya, ngo nuko rero ngo Uwiteka aravuze ngo oya. Nawe vuga ubutumwa mu murimo wahamagariwe, kuko buri wese ibi ni umuhamagaro. Buriya ntabwo ari bose bumva ko bakabaye bajya ku ruhimbi, no, ni umuhamagaro. Kimwe nuko uyu muhamagaro ushobora kuwukoresha nabi, witeguye kuzabona ijuru ukajya ikuzimu, ukajya mu muriro utazima. Agakiza nk'ako rero karagatsindwa ntikazanangereho. Abantu babibaza, ese buriya yageze mu rusengero bigenda gute? Ndagira ngo njye uyu munsi nabyibone ndagusanze muri korali, ariko noneho dufashe bagenzi bacu, wenda bashobora kutabyumva kimwe nawe ntibabyemere, ariko noneho ndagira ngo ubabwire uburyo ki umuntu ashobora kuba akora akazi gasanzwe agakora neza, kandi ntibibuze no kuba yakorera Imana. Hari abantu benshi bavuga ati ubwo wari umusitari, ubwo bimeze gutya, bagafata mu ishusho y'uko uri umusitari, ariko ntibafate ishusho y'uko ushobora kugera hano ugakorera Imana. Ubwo biba bisa naho bakura muri imaje ebyiri.
ukubona mu rusengero n'ukubona mu itangazamakuru? uko uzambona hano mu rusengero ni nako uzambona mu buzima busanzwe bw'abaturage, cyane cyane mu itangazamakuru ndi ripota, mpura n'abaturage kenshi, nanga ikintu cyo kurenganya no kurenganywa, nicyo kintu cyane. Niyo mpamvu akenshi ukurikira ibyo nkora uzasanga hano nkora ibintu biri advocacy, nta ndonke, ntawe nsabye ruswa ngo nkukorere iki, kuko hari na benshi bari muri uwo mwuga bakora muri ubwo buryo. Buriya rero si byo, nk'iyo ukijijwe wirinda kubogama. Sase icya kabiri, kumva ko uri umusitari ariko kumva ko utagomba kubaha Imana. Muri Yesaya ibice byaho 28:28 haravuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwo rero umusitari uzumva ko ubusitari bwe ari inkumi nziza, ari mu mabuwate, ari akanya ko kujya kunywa inzoga. Imigani nk'ibice 20 umurongo wa mbere aravuga ngo dore vino n'umukobanyi, ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ubwo si uwo musitari uri muri aho ngaho ugongana n'uwo murongo, urumva bwa bwenge buhari. Icyiza nuko akaba ari umusitari unabifiringa nibyo, kandi hari benshi batureberaho bakavuga ati nakabaye mbaho nka Papy. Noneho tekereza umuntu avuze ngo ndifuza ukavuga ngo Papy uzibukirwa ku cyo uzaba wapfuye wa mugabo. Ubu n'upfu uzibukirwa ku cyo? Tekereza bavuze ngo yapfuye gato ngo turagikize Imana. Ariko igihe ugomba gukora imirimo myiza izakwibukirwa, kubera ko haravuga ngo dore hazabaho umuzuko. Noneho tekereza uzutse ukazukira ukabona imbere yawe hari umurongo w'abakobwa nka 400 muri bwa busambanyi, ugasanga amoko y'inzoga ari iruhande rwawe. Niyo mpamvu buriya inshingano yo kuba perezida uba ugomba kwitwaramo neza kandi ugasenga cyane. Ziriya ni intama. Umuririmbyi yararirimbye ngo zari intama 9 ngo imwe irazimira. Iyo yazimiye ngo aragenda ajya kuyishaka, ngo nubwo yabigiye ngo yageze kure cyane, ngo ngiye gushaka iyo ntama yanjye. Yari imwe, hari izindi 99. Urumva kuba yabuze iyo ntama imwe akajya kuyishaka iyo mu mihanamanga, ngasanga hari igitera avuga ngo nuko ngo nsanga ngo yaheze mu maho, ngo yenda gupfa imeze nabi, ayikura muri urwo muri ayo mahwa agitaho iyo ntama ibasha kugenda neza. Ziriya nazo rero ni intama twaragijwe. Iterambere rya korali, ibintu iyo ibyiza byose bije muri korali, baravuga batari kuzi ko buriya perezida w'iyi korali kuko hari ibyo yakoze, yarahamagawe rwose. Ariko ugiye muri perezida, muri wa mbere akagenda, uwa kabiri akagenda, uwa gatatu akagenda, mugasigara muri abaririmbyi 5, ku buryo na korali senyuka, baravuga batari kuyu muntu ni gati cyane. Ibyo byose biva mu gusenga rero. Ibyo wera byatuma ndibaza ikibazo kimwe kigira giti, uyu korali nabonye muri bake, ubusanzwe korali yanyigizwe n'abantu bangahe? Kubera ko dufite iyi korali nta mwaka iramara ibayeho. Ubundi yari korali y'icyumba iza kuzamuka kuko hari Imana yari yavuganye natwe, iraza iba korali noneho y'umudugudu. Mbese urumva tutarimuwe. Mbese abana biga muri materineri ntibagera bakagera no muri kaminuza. None se wa mugabo we gushingira ku cyo uvuga ko turi bake? Nkurikije umubare nabonye hari imbere, niyo mpamvu nabajije umubare w'abakristo mufite muri korali yawe. Ikibazo si umubare, ikibazo ni ubutumwa dutanga. Ikibazo si nkibonamo umubare, kubera ko umunsi ku wundi niko tugenda twunguka abaririmbyi bashya. Ubu dufite, ntarakubwira umubare w'abaririmbyi dufite amabarwa y'abantu bagera mu 10 badusaba kuza gutanga umuhamagaro wabo muri kora Gehovanis. Ubwo rero uko babonye uyu munsi sikuzababona ejo, uko uzababona ejo sikuzababona ejo bundi. Gusa turishimira ibyo tumaze kugeraho muri icyo gihe kingana n'umwaka umwe. Tunashimira ubuyobozi bw'umudugudu wa Gihogwe na paruwasi ya Gihogwe kuko batubaye hafi. Hari bakuru bacu batubanjirije muri uyu murimo,
bagize nka korali Rangurura, Muriya ndetse na témoignage, hakaza na worship. Ubajije amateka y'ukuntu iyi korali yabayeho naho tugeze uyu munsi, warize uzi umugani bandikaga w'umugore w'umutindinya kujya baga mu gisate cy'ingunguru, yaje kugishirwa neza. Urumva natwe rero hari byinshi Uwiteka nyine ngo bazatwibukiraho, tukaba nk'aya makorali y'ibirangirire. Kandi no kuba none waje, iyi nayo ni intambwe ya mbere, iziba zita imbaraga z'Imana. Nagira ngo mbere ko tugera ko aho ku musaruro muze kugera ubu ngubu nicyo mwifuza kuba mwageraho, ndagira ngo tubanze gato tugaruke ku bantu twari tumaze kuvugaho mu kanya usanga bakora imirimo twakita ko batarimo bakorera Imana. Ngira ngo reka tubahereze nk'impuguro cyangwa se nk'impanuro ntoya bitwa abastari, kuko nawe ngira ngo uri umwe muri bo, ariko ugerageze kuba wabereke inzira nziza. Ese umuntu akwiye kubaho gute, akwiye kugira mu nzira kugira ngo abashe kugira umubano mwiza n'Imana? Ibintu byose nzajya mbigusubiza biciye mu ijambo ry'Imana. Ijambo riravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ibikwiranye n'iki? N'ibyo yakoze. None nimba uri umusitari ukumva ko ubuzima bwawe ari ubwo, udashobora gufata akanya ngo usenge, ngiye nkubonamo injiji pe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'imirimo yakoze. Ijambo rikaza riryungana rivuga ngo nuko rero nimubitse ubutunzi bwanyu aho ingese n'inyenzi bitagera. Siko biri tubwira se, ubutunzi bwacu rero iyo tuje hano ubu tuba twandikishije ku Mana. Nese ntuzi indirimbo ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Iby'Imana ikora, wa mugabo we, ababyeyi bakubyara bakakurera ni byiza, ariko nyuma bakakwanga ukabaho. Ariko iyo wishingikirije ku Mana byose biraboneka. Iyo tuje hano rero tuba turimo kubitsaho ingese n'inyenzi zitagera, ugasenga neza uko bikwiye, ntushyuhe cyangwa ngo ukonje cyangwa ube akaziyaze, hitamo kimwe. Ngira ngo abo ngabo ni kuri babandi twita ko ari abastari. Ngira ngo Papy arabakebuye, mwibuke ko Imana ari itanga byose. Ariko none reka tugaruke gatoya, none umuririmbyi uri ku ruhimbi, umuririmbyi urimo urahimbaza, urimo urabwiriza abantu, kugeza ubu ngubu inama wabaha kugira ngo bakomeze bakore umurimo neza kandi babashe guhagarara mu gakiza k'Imana? Ndagira ngo nawe ugire message bagenera. Umuririmbyi uri ku ruhimbi niyumve ko ari nk'ikirori uhagarara uyirebamo kugira ngo urebe kutunganye. Ntabwo ushobora gusohoka iwawe mu nzu cyangwa mu rugo cyangwa iwanyu utabanje kureba ko witunganyije, wiyejeje neza, wabyutse ujya muri dushe urisiga kugira ngo unezeze uyu mubiri uzabura. Ko hari korasi ivuga ngo uyu mubiri nambaye si wo nzambara ngezeyo, hari aho nzajya rero. Uyu mubiri ni umubiri upfa, ariko turawusiga tukawunogereza. Uwo muririmbyi uri ku ruhimbi ni yera imbuto, si kwira bihari, kuko ni role model. Ufata ikirori ukirebamo, hita ukigera hariya umva ko abo ugiye kwereka kuri ikirori kuri bo bagiye kukureberamo, ukajya ukora ibyiza. Icyo gihe nibwo ubutumwa bwiza buzavugwa. Naho nubikora nabi, wa mugabo uba urimo kwihamagarira imivumo. Ni imivumo urimo kunese nkubeshye. Urakoze cyane. Ndagira ngo mbere yuko wenda tugana ku mirimo yawe ya korali, ariko umuntu ashobora kwibaza ati Papy wenda niho muboneye n'uwo bose tusanze ari kubwiriza, ariko reka amara amatsiko amenye byinshi kuri Papy. Kugeza ubu ngubu umuntu udukurikiye, Papy watwibwiye neza bihagije, ariko noneho ashaka kwibaza ati Papy yatangiye umurimo w'ubunyamakuru ryari, akimara kwinjiramo n'izihe mbogamizi, ni ikihe kintu wumva wishimira waba umaze kugeraho? Umurimo w'itangazamakuru nawinjiyemo mu mwaka wa 2011, mumazemo igihe kingana n'imyaka 8, wongiye kwinjira mu mwaka wa 9, mazemo imyaka 9 mu itangazamakuru, ngiye kwinjira mu mwaka wa 10.
urumva ko ndashaje pe. Icya mbere cyo uyu mwuga ni umwuga mwiza, icya kabiri ni umwuga mubi. Icya mbere kiri mu itangazamakuru ugira uruhande rw'abantu bagukunda, cyane cyane nkatwe tujya nk'abanyamakuru bajya kuri tere, iyo ukunda gukora inkuru z'ubuvugizi cyane babandi barenganywa nibo nshuti zawe. Iyo uvuga ibitagenda nanone uba umwanzi w'abayobozi bamwe bafite imyumvire yo kumva ko bakabaye bavugwa ibyiza bidahari. Nimba wanzwe n'abantu bakaze kandi bakomeye, urumva ko ari muri risike isa n'isaha ushobora gufungwa, kubera ko hariho gahunda akenshi hariho abantu bakubwira ngo uzi icyo ndicyo, kuko na Bibiliya iravuga ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa. Ubwo rero iyo hari izo mbogamizi ugenda wigengesera uvuga uti ese navuga ibi noneho nkapfa, kuko hari abanyamakuru benshi bagiye bapfa muri ubu buryo, bari muri uyu mwuga bagapfira mu mwuga. Hari benshi bagiye barasira ku bipangu byabo bagapfa. Si hano mu Rwanda byarabaye already, no hanze yarwo urumva abanyamakuru bamwe baburirwa irengera abandi bagapfa, barahari. Bivuga ngo rero babisaba kwitwararika cyane cyane. Twe dushima igihugu cyacu ko gifite umutekano, kandi hakaba hari n'ubwisanzure bw'itangazamakuru, nubwo nabwo hari ibyo mbona bitaragerwaho. Ubwo bwisanzure hari iki kibura cyane, kuko hari nk'ikibura kugeza ubu ubona ari iki? Se nta nkuru wowe sumbaza ibyo uzi nka mwarimu, nta hari inkuru kugeza kuri ubu ushobora kujya gukora bakakubwira ngo nyamara ngiye inkuru ugiye gukora kuri runaka. Icyo kintu cyo kuvuga ngo uzi icyo ndicyo cyo gutera ubwoba muri uyu mwuga biracyahari, ariko nizera ko nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Dufite inzego zitureberera, dufite media ikanso, tukagira RMC, tukagira ARG, dufite imiryango myinshi tuvuganira, tukagira umuryango wa Reporters Sans Frontières. Ibyo byose ni imiryango iharanira uburenganzira bw'abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru. Izindi mbogamizi zikiri muri uyu mwuga nubwo zitari kuri ngewe, turacyafite media houses zikoresha abantu, ariko kumva turacyafite ikibazo cyo kubona salary. Zanaza zikaza ntizizire ku gihe, zanaza zikaza ari nka serumu itonyanga. Ibyo bintu ni ibiki? Nimba ujya guhura n'umuturage ukajya kumukorera inkuru y'ubuvugizi kugira ngo afashwe na leta, abe yabasha kutarwaza bwaki, ariko ugasanga hari n'umunyamakuru ubona ukabona nawe ari nk'umurwayi wa bwaki, urumva atari ikintu kibabaje. Ibyo nagira ngo rimwe na rimwe hari abantu babyitwaza, ugasanga mu mushahara watinze, bikaba byaba impamvu yo ko umuntu yarya ruswa wenda kugira ngo areko yabasha gusova wa muryango ahagarariye. Sindi niba ibyo babyita amaramu y'inda wa mugabo, mpemuke ndamuke iragakubwa n'umuruho. Ibyo bintu iyo wumva ko already numvuga ngo ngiye gufata iki kugira ngo nkore iki, iyo ni virusi. Menya ko nese wo guhaye amafaranga bamuvuga nawe. Nicyo cyagihe nakubwiye tugifitemo izo mbogamizi. Uzasanga umuntu ugiye kumukoraho inkuru kuko ari umukire, ko ari umuherwa, akaguha ibihumbi 100 cyangwa 200 cyangwa na miliyoni, si gitangaza ya nkuru kayiniga, kandi wari ugiye gukora inkuru ituma hari abandi bantu 400 bari bagiye kurenganurwa, iyo ukayireka. Ibyo ntago ari ubunyamwuga. Ngira ngo rimwe na rimwe ibyo twaye tuvuze nuko usanga hari aho wasanga umuntu ari aho ngaho aragenda nta mushahara arabona wenda, cyangwa se yanubona ni muke ntuzira igihe, bikaba byaba impamvu. Ngira ngo icyo ngicyo twagishinja abakoresha, sinzi niba ari ko umuntu yabyita. Ngewe icyo nasaba, sinshaka no kugira byinshi mvuga kuri ibyo. Mu gihe tugikora muri izi situation naho zidukoreramo, tuzahorana iki kibazo. Ahubwo nk'inzego zitureberera ndetse na presidence bakabaye bashyiraho ministeri yihariye y'itangazamakuru. Ubwo tuzaba tumaze kugira ministeri y'itangazamakuru ifite itangazamakuru mu nshingano, ndetse na leta ikagira ingingo y'imari ishyiramo, icyo gihe ubushobozi bw'umunyamakuru n'ibitangazamakuru buzazamuka. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none, nimba amasoko akomeye ya leta ahabwa ibitangazamakuru bimwe, ibihembo bimwe bikaza bivuga ko ngo bije guteza imbere itangazamakuru, ariko ugasanga hari ibitangazamakuru byagenewe, ni nayo mpamvu hari biriya bihembo utazambonamo. Rwose nibadufashe, hari intambwe twishimira tumaze kugeraho, hari na byinshi n'imikoranire tugirana n'inzego bwite za leta. Icyo kintu bakigeho,
hashyirweho minisiteri yihariye ifite itangazamakuru mu nshingano. Ikindi tunagenerwa ingengo y'imari. Njyewe biranantangaza iyo tugurukana uturere ngo ntabwo ingengo y'imari twayikoresheje neza tutari abagenzuzi b'imari ya leta. Tugaragaza ibitagenda, urumva? Tugaragaza ibitagenda ariko natwe hari ibyacu bitagenda wa mugabo. Urumva? Ni ukuvuga ngo tuba twakoze akazi k'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Kuko akazi kacu nyine ni ubuvugizi bw'ibyo bitagenda bikanakosoka. Natwe rero tugenerwa ingengo y'imari, utwo tubazo turimo tuzarangira. Muri se ntiwagereza wa mugabo nkigendera. Nagira ngo wenda ibyo ngibyo ni bimwe mu bitagera neza ariko ababishinzwe kugira ngo babashe kubyumva. Ariko noneho akazi kawe umaze nk'imyaka igera muri 9 hari icyo wishimira umaze kubona uvuga ati iki kintu cyabayeho byagenze neza, niyo bitaba mu rugo ariko mu kazi kawe ukavuga ati aha ngaha rwose sava. Ibyo nagezeho icyambere ntawe nsaba, ntunze umuryango, umugore n'abana, mfite uburyo bwo kuva mu rugo ngiye ntawe ntegeye amaboko, ngo ni mu buryo bwa déplacement. Ibyo byose ni byo kwishimira cyane. Wenda ngarutse inyuma gato yanyagira ngo tubwe hari nk'inkuru ushobora kuba warakoze ati iyi nkuru navugiye nk'umuntu ndabona aranezerewe ku mpande zombi, ndabona nta kibazo gihari. Nk'inkuru warakoze kumvira gushimishije niye kugeza ubu ngubu? Ni nyinshi. Ni nyinshi kabisa. Ni nyinshi. Nk'urugero hariyo nakoze mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya. Byaranavuzwe cyane mu bitangazamakuru, baravuga ngo impamvu nakoze iyo nkuru ngo ni mubyara wanjye. Bamwe mu biranatangaje kumva umuyobozi agarara agatanga interview akavuga ngo Papy buri impamvu yakoze iya nkuru wayikoze gutya arabeshya ngo nuko yakoreye mubyara we. Buriya nababonye imboga mu menyo. Hari nabo babayobozi batubwira batubeshya, buriya mba nababonye imboga mu menyo. Uzi kubona imboga mu menyo umuntu? Ibyo abari hatari. Urumva? Iyo uwo muntu bari barimo kumusenyera yari daso mu karere ka Nyarugenge, aza kwirukanwa nimba yirukanwe simbyibuka neza, bajya kumusenyera babanje kumufunga, umugore bamusenyera, umugore bamwambitse amapingu. Iyo nkuru turayikora uko byari bimeze ndetse binavugwa cyane, biba birebire bijya no mu nkiko. Ariko kuko dufite imiyoborere myiza nicyo nakubwiye, uwo muturage akarere katsinzwe muri urwo rubanza banabategeka kongera kubaka inzu nk'iyari yubatse aho yubakwa n'akarere. Inzu barayubaka, barayuzuza, banayisiga amarangi, bikorwa n'akarere. Ubwo se bitaza kujya mu itangazamakuru kiba cyarakemutse. Ese ko bavugaga ko bahasenye kuko hari mu manegeka, bagatsindwa mu rubanza bakongera bakubakaho mu manegeka, ko batabuze ati kuko ari leta, kuko ari ubuyobozi, noneho reka tujye kuyubaka mu mudugudu w'icyitegererezo ko naho hahari, ariko avanwa mu manegeka. Ariko ubusanzwe yubatswe aho ngaho nuko basanze uwo muturage yararenganaga. Akazi dukora rero ni akazi ko kwishimira kuko tubasha gushyira ku murongo ibitari ku murongo. Ni byinshi. Ngira ngo kugira ngo tukwereke ukomeze gahunda zawe, reka tugaruke kuri korali uhagarariye, utubwire muri make imigabo n'imigambi, intumbero z'iyi korali mu gihe tugira ngo tugane ku musozo. Buriya ibyo mba nzi nibyo tugezeho, ibyo tuzageraho, kuko umunyarwanda yaravuze ngo bucya bucyana yandi. Ariko aho tugeze naho kwishimira. Nk'ubu nakubwiye ko twari tumaze umwaka nibwo tugiye kuzuza iyi korali hawe izina itanye no kuririmba ku ruhimbi hariya. Muri uwo mwaka dufitemo audio twakoze muri studio, tukaba twitegura, dufite indirimbo zakozwe z'ama audios, dufite n'andi maproje akiri muri studio. Turitegura no gukora amashusho mu buryo indirimbo mu buryo bw'amashusho. Byose nibyo turimo kugeraho. Tukaba tugifite imbogamizi z'uko tugifite ubushobozi buke bwo kuba twabasha kwigurira ibyuma byacu, kubera kugira ngo turirimbe neza, ibintu bigende neza no Kristo bafashwe, bisaba kuba dufite ibyuma. Ariko turacyakoresha iby'ayandi makorali, tunabashimira ku bwitange. Buriya umuntu ugutiza icyumweru, ukwezi, umwaka, wabona icyo umuhaye se nta bukode. Kubw'ubushobozi buke ariko tuzagirirwa neza n'Imana, tubona ibyuma byacu. Dufite nka bije tugiye kwinjiramo ingana y'ibyo tuteganya gukora, bidusaba byibura amafaranga atari munsi ya 4 miliyoni.
z'amafaranga y'u Rwanda, niyo bije dufite, ariko muri iyo bije nta n'ibihumbi 100 dufite. Nakubwiye ngo ni nka wa mugore abaga mu gice cy'ingungura akaza kugirirwa neza, ariko bizagerwaho kuko dufite Imana yumva amasengesho kandi bizagerwaho. Abadukurikiye babasaba iki kubwa korali yanyu? Abadukurikiye turabasaba inkunga mu buryo bufatika no mu buryo bw'amasengesho, kuko ibyo byose tubikora tukanabigeraho kubwo kugirirwa neza. Iyo rero Imana ije kugutabara, ntabwo uzaryama iwawe mu cyumba ngo ufunge uryame usinzire ngo bucye usanga Imana yo mu ijuru yagushyiriye breakfast yuzuye amadolari iruhande rw'igitanda. Hoya, ariko ica mu bantu yaremye ikabagirira neza. Natwe rero duhamya ko hari abafite amafaranga menshi mu mabanke, mu bigo by'imari, abafite ubutunzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana izabakoreramo baze badufashe kandi bateze imbere umurimo, dukomeze dukora ubutumwa bwiza. Reka tugushimire ku mwanya wawe ubashije kuba waduhereza, tukubwira ngo ukomeze ugire imbaraga mu murimo wawe. Ariko ngira ngo dusoza, sinzi abadukurikiye umunsi ngenda gufata nka pasiteri ubagendera umurongo nko muri Bibiliya wumva ujye ugufasha, avuga ati udukurikiye utwumva narambura Bibiliya yiwe n'utayifite ayitire cyangwa se ari ukuntu awusoma. Ndiyo jambo ngeneye abantu kuri uyu munsi mu gusoza. Narivuze haruguru ngo nimubitse ubutunzi bwanyu aho ingese n'inyenzi bitagera. Irindi rikaza rivuga ngo nimungerageresha 10 n'amaturo nibwo imigisha yanyu izagomororwa. Ngira ngo dufashe watubwira aho biri kugira ngo ufite Bibiliya yiwe aka kanya araje kuba yasoma akavuga ati birahangaha. Wa mugabo we, ko muri Bibiliya harimo byinshi bivugwa ko nabikubwiye, ibyo bintu bigiye kumvunira iki? Icyo nakubwira cyo kora imirimo myiza uzibukirwaho mu gihe uzaba utakiri muri uyu mubiri. Naho ni nkubwira ngo soma uyu murongo, birasa nkaho mfashe ikintu nkakigutsindagiramo, ariko gikore kikuvuyemo wigikora kuko Papy akubwiye ngo soma aha, kuko mfite umurongo wanjye umfasha muri Bibiliya ngiye ubwanjye, nawe ukagira umurongo wawe ugufasha. Uwo murongo fata Bibiliya usome, fata akanya usenge, wumve ko kugirirwa neza n'Imana kuri wowe. Akanya ka iteka abantu benshi bumva ko bagomba gusenga bageze mu byago n'amakuba. Oya, kuko ijambo riravuga ngo nuko rero nimusenge mu majya no mu mazi. Ibihe byiza wa mugabo.